Ni iby'agaciro kuba duteze amatwi muri iki kiganiro. Reka ntangire mbabaza kino kibazo cyoroheje. Mwigeze mwicara mugatekereza ku ndirimbo mwumva buri munsi? Mu modoka, mu isoko, muri botiki, kuri radiyo cyangwa aho uciye hose? Indirimbo zirahari. Hari igihe wumva indirimbo imwe ikaguhindura imitekerereze, ukumva umutima wawe wishimye, utuje, cyangwa se ugatangira kwibaza ibintu bibi. None se koko umuziki ni umuziki nta tandukaniro ririmo? Oya, umuziki ni ururimi rw'umutima. Ni ikintu gifite imbaraga zo kukwegereza Imana cyangwa se kuwudobya uwo mubano. Niyo mpamvu muri kiganiro tugiye gusuzuma icyo Bibiliya ivuga ku ndirimbo, ku muziki no ku mutima ugomba guhitamo neza ibyo wumva. Nitwa Jean Bosco Noneze, mbahaye ikaze. Iyo tuvuga indirimbo z'isi cyangwa secular music, benshi bahita batekereza ku ndirimbo zitavuga ku Mana, zitari zo mu materaniro y'abera. Ariko wowe urabizi ko zose atari mbi. Ahubwo ikibazo gikomeye kiba mu butumwa no ku mutima zuzuyemo. Nta gushidikanya umuziki ufite imbaraga ikomeye. Urugero, umuntu wumva indirimbo ivuga ku rukundo rwa boyfriend na girlfriend ashobora kumva ashyushye mu by'urukundo nubwo yaba atari yabyiteguye. Naho wumva indirimbo irimo amagambo yo kwihangana no gukomera mu mutima cyangwa se muri ubu buzima agasubiza umutima mu gitereko. Umuziki ushobora kugutera umutima wo gusenga cyangwa kukura mu bitekerezo by'ibyaha biterwa n'icyo wumvise. Bibiliya ntabwo ifite ahantu ivuga ngo ntuzumve indirimbo z'isi, ariko itanga amahame asobanutse adufasha gufata umwanzuro. Urugero, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abanyafilipi igice cya 4:8 haragira hati: ahasigaye bavandimwe, icyitwa ingeso nziza cyose n'igikwiye gushimwa cyose, n'iby'ukuri n'ibikwiriye icyubahiro, ibitunganya n'ibiboneye, ibikundwa n'ibivugwa neza, aba ari byo muhoza mu mitima. Ibi biravuga ngo ibyo wumva, ibyo winjiza mu mutima wawe bigomba kuba bifite ubuziranenge, bigushishikariza gukora icyiza, bigahesha Imana icyubahiro. Nanone Abanyefeso igice cya 5:19-20 haratubwira ngo mubwira neza we n'indirimbo z'ibisingizo n'izihimbwe zikomoka kuri Mwuka, muririmbire Nyagasani kandi mumucurangire mubikuye ku mutima. Igihe cyose mujye mushimira Imana Data ibintu byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bivuga ko umuziki ugomba kuwufasha umutima wawe kuba mu mwuka wishimwe no guhimbaza Imana. Kandi Zaburi 150 Dawidi yanditse agaragaza ko ibintu byose bifite amajwi bigomba guhimbaza Uwiteka. Inanga, ingoma n'ibindi byinshi bitandukanye byose bishobora gukoreshwa mu guha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ko ikibazo nyamukuru hatari ibikoresho cyangwa style y'umuziki, ahubwo ari ubutumwa n'icyo bukora ku mutima wawe. Dore zimwe mu ngaruka z'indirimbo ku mutima n'ubwenge. Umuziki si amajwi gusa, ni ubutumwa. Iyo amagambo y'indirimbo yumvikanye kenshi, hatangira kuba nk'imyumvire isanzwe mu buzima bwawe. Icyo wumva kenshi kiza kuba ikintu usanzwe wibwira, ndetse kikaba gishobora guhindura imyitwarire yawe. Urugero rwiza, umuntu usanzwe yumva indirimbo zifite amagambo y'Imana, zishima Imana, atangira kugira umutima woroshye, ushimira kandi wumva ufite amahoro. Amajwi n'amagambo akamwibutsa ko Imana iri kumwe nawe niyo yaba ari mu bibazo. Ariko ibyo bireba umuntu ufitanye isano n'Imana. Kubwo kwizera Yesu, Imana yatanze nk'impongano y'ibyaha. Kubwo kwizera wa Yesu, Imana yatanze nk'impongano y'ibyaha. Gusa nawe niba utarizera uwo murimo, ntibigupfuka amatwi. Urugero rubi, umuntu wumva indirimbo zivuga ubusambanyi, inzika, ubusinzi cyangwa ubwigomeke ku babyeyi, ahindura imyumvire ye gahoro gahoro. Yiyumvamo ko ibyo ari ibisanzwe, ndetse akabikora atabanje kubitekerezaho cyane, kuko byamaze kuba ibice by'imbere mu mutima we. Bibiliya iravuga neza mu Migani umutwe wa 4:23, ujye ushishoza mu byo utekereza kuko ari byo soko y'ubuzima. Kuko iyi ndirimbo yakwinjiyemo igukoraho igahera mu mutima, ikaguhindura mu myumvire, mu marangamutima no mu myumvire yawe. Ikindi kandi, umuziki ushobora gufasha cyangwa kugusubiza inyuma mu buryo bw'umwuka. Iyo wumva indirimbo zikubwira iby'ukuri, zikagushishikariza kubaho mu kuri kwa Bibiliya, ni uburyo bumwe bwagufasha gukura. Ariko iyo wumva indirimbo zikugeza ku bitekerezo bidahuje n'ijambo ry'Imana mu buryo bugaragara cyangwa butaziguye,
ugenda uhinduka mu mwuka, bikaba nk'aho umutima wawe usinziriye. Abantu benshi bavuga ko umuntu aririmba icyo umutima we utekereza, ariko nanone ni ukuri ko umutima utekereza icyo uririmba. Ni ukuvuga ko ibyo wumva mu muziki bishobora kuguhindura n'igihe utabishakaga. Iyo umuntu avuga ati umuziki ni umuziki, ntawe utandukanya. Akenshi aba ashaka kugaragaza igitekerezo cy'uko umuziki muri rusange ufite agaciro kamwe kandi nta bwoko bumwe bugomba gushyirwa imbere kurusha ubundi. Ivuga ko umuziki nubwo ushobora gutandukana mu njyana, imvugo cyangwa aho uva, mu buryo bw'ibanze ni kimwe. Ni uburyo bwo kugaragaza amarangamutima, guhuriza abantu hamwe cyangwa gushimisha abantu. Ariko kandi iyo mvugo ishobora no kuba ikintu umuntu akoresha kugira ngo atange igitekerezo cyo kutagira icyemezo hagati y'indirimbo z'isi secular n'iziyobokamana izo twita gospel, cyangwa hagati y'injyana z'amateka n'iza none, ashingiye ku ntekerezo z'uko byose ari umuziki kandi byose bishobora kwishimirwa cyangwa gukundwa mu buryo bumwe. Ariko Bibiliya itwereka ko ibyo twumva byose bidafite agaciro kimwe imbere y'Imana. Izi ndirimbo zishobora kuba ari indirimbo za gakondo, iza karahanyuze cyangwa n'iz'igihe cya none. Ikibazo si style, ahubwo ni ubutumwa bwuzuye ukuri kw'Imana. Urugero, indirimbo za Dawidi muri Zaburi zagiye zikiza imitima, zikazana amahoro kandi zikongera ukwizera kw'abantu mu bihe bikomeye. Umuziki w'isi ni umuziki ushyira imbere ibitekerezo, amarangamutima cyangwa imyitwarire idahuye n'ikiza Imana ishaka ko abantu bagenderamo, nko gukangurira abantu ibyaha, ubwibone, umujinya, urugomo cyangwa kwigomeka ku mateka y'Imana. Muri make, umuziki w'isi ushobora kureshya cyangwa gukurura umuntu ku bintu bibi aho kuba igikoresho cyo kwiyegereza Imana, gushimisha abandi mu buryo bwiza cyangwa gukomeza umutima w'umukristo mu byiza. Mu buryo bworoshye kubyumva, umuziki w'isi ukangurira abantu ku bibi, ku marangamutima mabi cyangwa ku kwishimisha mu buryo budakwiye. Ushobora kuba uririmbwa mu buryo bwiza ariko ubutumwa buri mu magambo bukaba butajyanye n'ukuri kw'Imana. Urugero, indirimbo zishimangira ubusambanyi, kwihorera cyangwa gutwara ubuzima bw'abandi bishobora gutuma wumva ibyo ari ibisanzwe cyangwa bigushishikaje kubikora. Ni ngombwa kumenya ko ikibazo gikomeye kitari muri style gusa. Umuntu ashobora gufata style yitwa iya gospel akayishyiramo amagambo atari ayo guhimbaza Imana, cyangwa umuntu agakoresha style y'umuziki usanzwe ariko amagambo ari ay'ukuri kw'Imana. Byose bigaruka ku mpamvu y'indirimbo, ku butumwa bwayo no ku mwuka uyirimo. Nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo igice cya 7:18, igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Umuziki ukomoka ku giti cyiza, umutima wuzuye Imana, uzera imbuto nziza. Ariko umuziki ukomoka ku giti kibi, umutima utarimo Imana, uzera imbuto mbi nubwo style yaba igezweho cyangwa itagezweho. Umukristo wese aba agomba kwigira umujyanama w'ibyo yumva. Ntugomba gukurikira gusa ibigezweho cyangwa ibyo abandi bakunda, ahubwo ugomba gupima buri ndirimbo ku gipimo cy'ijambo ry'Imana. Hari ibibazo bitatu by'ingenzi wakwibaza mbere yo kwakira indirimbo mu buzima bwawe. Ese amagambo y'indirimbo arubaka cyangwa arasenya? Iyo amagambo akubwira gukunda Imana, kubaha abandi, kubaho mu kuri, aba yubaka. Ariko iyo akangurira kwanga, gusambana, kubeshya cyangwa gusuzugura, aba asenya. Hari indirimbo iyo yumvise gushishikariza gusenga, gushima Imana no kwibuka ineza yayo, ariko hari n'izindi zigutwara mu bitekerezo bidafite aho bihuriye nayo. Icya gatatu, ese nayumva Yesu yicaye iruhande rwanjye? Iki ni ikibazo gikomeye kandi gicukumbuye. Niba Yesu yicaye iruhande rwawe, niba wumva wabanza kuyihisha, byaba bimaze kwerekana ko hatari umuziki mwiza ku buzima bwawe bwo mu mwuka. Ibi byose bigomba kugerwaho hakoreshejwe urugero rwa Bibiliya. Hejuru y'ibyo byose ugomba kwibaza niba ivuga ukuri kw'ijambo ry'Imana koko, kuko abavuga ko baririmba ukuri k'ubutumwa bwiza bamwe baba babeshya. Ibi simbeshya. Niba nawe koko uzi ubutumwa bwiza kandi ubwizera, ushobora no kumva bamwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bavuga ko baririmba indirimbo za gospel, atari ko bose baririmba indirimbo zivuga ubutumwa bwiza koko. Kwizera si ugufunga amatwi ngo ntuhure n'imiziki itandukanye, ahubwo ni ukumenya guhitamo neza. Imana ntiyaduhaye amatwi ngo tuyakoreshe mu guca intege ubuzima bwa mwuka, ahubwo ngo tuyakoreshe mu kubaka. Iyo nema yo kumva yaguhaye ikubera umugisha.
si ukurwanya umuziki ni ikintu cyiza, ahubwo ni ukwiga guhitamo umuziki ufite ubutumwa bukubaka. Hari umuziki mwiza ushobora gukinwa mu birori, mu rugendo no mu kazi, ukagushimisha ariko utagusubiza inyuma mu mwuka. Urugero, hari indirimbo za gakondo, indirimbo zifite ubutumwa bwiza bwo mu buzima busanzwe, indirimbo zo gushima Imana n'izindi. Saba ubwenge bwa mwuka, gusaba umwuka wera kukuyobora mu byo wumva, akaguha ubushishozi bwo kumenya ibyagukomeza n'ibyakugusha. Iyo uhisemo neza umuziki ukwiye kumva n'ubu utakumva, uba ukomeje kurinda umutima wawe no gukomera mu mwuka. Mu by'ukuri umutima w'umuntu ni nk'intebe y'umwami, aho Imana igomba kwicara ikayobora ubuzima bwawe. Ariko nanone ni nk'ikirahure cyangwa icyumba gifunganye, ibyo unyuzamo nibyo bizakurangwaho. Niba ucyuzuzamo amagambo y'ibyaha, ibyo nibyo bizagutwarira imbaraga n'imyitwarire. Niba ucyuzuzamo amagambo y'ukuri, iby'icyubahiro n'iby'Imana, nibyo bizagutera gukura mu kwizera. Bibiliya iratubwira iti, ari ukurya, ari ukunywa cyangwa ari gukora ikindi kintu cyose, mujye mubikorera guhesha Imana ikuzo. Ibyo Pawulo yabyandikiye Abanyakorinto mu rwandiko rwa mbere, umutwe wa 10:31. Kandi nanone iti, inyigisho za Kristo zibacengere rwose, zibakungahaze, mugire n'ubwenge bwo kwigishanya no kugirana inama. Muririmbire Imana zawe n'indirimbo z'ibisingizo n'izahimbwe zikomoka kuri mwuka, muyishima cyane bibavuye ku mutima. Abanyakorinto umutwe wa 3:16. Ibi bitwigisha ko byose n'umuziki twumva bigomba kuba bihuje n'icyo Imana ishaka. Si indirimbo ikwiye kuba mu mutima w'umukristo. Icyo ukwiye ni ugufata umwanya wo kugenzura ibyo wumva, ukabipima ku ijambo ry'Imana, hanyuma ugahitamo ibizagufasha gukomeza umwuka wawe aho kuwusenya. Ndakugira inama nk'umuvandimwe mu kwizera, jya wibaza buri gihe niba indirimbo ugiye kumva izakwegereza Imana cyangwa ntacyo yagufasha mu busabane nayo. Niba idashimisha Imana, ntigire aho yicara mu mutima wawe. Umutima w'umuntu ni intebe y'Imana. Ibyo tuwuzuzamo nibyo bidutera gukomera mu kwizera cyangwa kudohoka. Niba wuzuye amagambo y'indirimbo zuzuyemo ibyaha n'ubwigomeke, bizaguhindura uko utabitekerezaga. Ariko niba wuzuye amagambo y'ukuri n'iby'Imana, bizagukomeza mu rugendo rwo kwizera. Nicyo gituma Bibiliya itubwira iti, ari ukurya, ari ukunywa cyangwa gukora ikindi icyo ari cyo cyose, mujye mubikorera guhesha Imana ikuzo. Ndi Jean Bosco niyo nteze, ndabashimiye kuba mwabanye nanjye muri kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze bayobore mu guhitamo ibyubaka aho kubisenya. Ikibazo cyangwa igitekerezo watwandikira mu gice cya comment.